ukaba mu isi ufite ijuru nibyo ukaba uzi ko wababariye ibyaha byawe byose ukaba uzi ko nta rubanza rw'ibyaha ugifite ubwo nibwo uba ushyikiriye agakiza ubwo ubukijijwe nibwo uba ubonye Yesu ukaba ubonye Yesu. Umva nyamara abanyamwuka b'ukuri bahamyaga iby'imibabaro ya Kristo, icyo agiye kubabarizwa. Kubera ko iyo wari uje nk'umukiza, uje gukiza abantu ibyaha, uje kubabarira abantu ibyaha, aje nk'umukiza ariko agomba kubakirisha kwitanga ubwe. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Kristo watanzwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. turabashuje mwebwe abakurikiye ibiganiro byacu, ibyo dukunda gucisha hano kuri YouTube channel Ijuru Ririkorerwa. Tuzi ko mudukurikira muri benshi, tuzi ko mukunda bino biganiro by'ivugabutumwa muri benshi. Uyu munsi rero nanone turagarutse kugira ngo twongere tuganire, tubabwire iby'agakiza. Ivugabutumwa ubundi burya nta gakiza, Yego. turi hano rero kugira ngo twongere tubwire abantu iby'agakiza twazaniwe ariko nanone katari agakorerano. Rero ngewe mbasuhuza, nitwa Mpamyankaka Jean Felix, nkaba ayo ngaya ari amazina y'umubiri, amazina y'inaha cyangwa yo twakwita yo kwa Adamu, kuko ababyarwa n'umugore bose iyo bageze muri ubu buzima bagira amazina bitwa bakahabwa n'ababyeyi. Rero ayo niyo mazina ababyeyi banjye banyise nyakuriramo kugeza igihe nongeye kugira indi vuko nkabyarwa n'Imana, nkaba umukiranutsi, nkaba uwera, nkaba umuziranenge mu maso y'Imana. Amen. Mvutse mu bise bya Kristo, mpinduka icyaremwe gishya. Ubu nkaba ndi umukristo noneho wakirijwe ibyaha bye byose, nkaba ndi intungane, nkaba ndi mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Igihe nziyambura uyu mubiri ubora, nzambara umubiri wa Kristo, uko Kristo azasa niko nanjye nzasa. Uyu munsi rero ndi hano mu kiganiro ndi kumwe n'umuvandimwe, nawe uri buze kuyibwira akababwira uwo ari we. Twagize amahirwe yo kongera kumubona kugira ngo dufatanye kuburira abantu, kuburira isi, kubabwira ariko nanone iby'agakiza. Mugisha, urabibwira? Yego, murakoze cyane. Yego. Nanjye ndabasuhuje mwese abadukurikira ku biganiro byacu duhora tubaganiriza. Si ubwa mbere tugiye kuganira. Nitwa, amazina yanjye ni Musabyimana Joseph Mugisha. Yego. Ayo ni amazina nkomora ku babyeyi bambyara mu buryo bw'umubiri, ariko nanone ubwo ni kwa Adamu nyine, kwa Adamu. Hanyuma ariko nkagira n'irindi zina rishya Imana yampaye, ariko kandi nyine ry'ukuri, nkaba ndi umutagatifu. Aba ndi umutagatifu. Abenshi bakunze kuvuga ko umuntu aba umutagatifu yapfuye, ariko ari abantu babimuhaye. Ni ikinyoma icyo, ni ukubeshya. Ariko nge ndi umutagatifu, ndi umukiranutsi ku bwa Kristo. Namenye neza aho nabereye umunyabyaha, ku nkomoko yanjye kuri Adamu. Adamu dukomokaho twese, sogokuruza ku mubiri na Eva, bakoze icyaha barya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kandi Imana yakibabujije. Yababwiye ko nibakiryaho umunsi bakire no gupfa bazapfa. Icyo gihe nari ndi muri bo. Bagikoze rero nanjye nahise mpinduka umunyabyaha, ndetse unakatiwe urwo kurimbuka mu maso y'Imana. Ibyo ngibyo narabibanye ahantu hagiye hatandukanye, mu madini atandukanye, no mu byo wakwita ngo ivugabutumwa ariko ritari ryo. Ariko icyo gihe nari umunyabyaha.
nza guhura na mubwirizabutumwa bwiza bambwiriza no gusobanura uburyo wavugaga ivugabutumwa ariko umunyabyaha. ubwo naryo ryari n'ibyaha naryo ubwabyo. Hanyuma ambwira aho nabereye umunyabyaha, nyuma arikambwira naho nabereye umukiranutsi. Ambwira ko Kristo ariwe wakoze ibyo gukiranuka bimbarwaho, noneho akazira n'ibyaha byanjye nari nkwiriye kuzira, ngahanirwa muri we ariko akumva ububabare, njyewe nkakira ibyishimo. Mfite ijuru rero, kuko abatagatifu iwabo ni mu ijuru. Imana ishimwe ko uyu munsi nyine twongeye kubonana. Urakoze cyane Mugisha kongera kuza gufatanya natwe kubwira abantu inkuru nziza no kubasobanurira uburyo bashobora kuba batagatifu. Ntabwo ari umwihariko wawe wenyine. No yaso wanjye nyine. Ngo yapfiriye bose kugira ngo bariho gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwo bapfiriye akanabazukira. Nibyo muvandimwe. Ni akazi rero dufite abamaze kuba abakiranutsi ko kubwira abanyabyaha uburyo nabo baba abakiranutsi. Njya mbona ari ikintu abantu bakunda kuvuga ariko bakanakivuga ubona bari fieri yuko ari abanyabyaha. Ariko burya nuko iyo umuntu abivuze muri ubwo buryo ntawe umuhana, ntawe umujyana muri gereza. Ariko bifite dosiye ikomeye. Ntago bizarangiriraho. Kuko ibyanditswe bihamya neza yuko hari ahantu hazajya inkozi z'ibibi. Aribo banyabyaha. Kandi aho hantu numvise ko ibyanditswe bihamya yuko ari mu muriro utazima. Ni mu muriro utazima. Turi hano rero kugira ngo tubwire abadukurikiye icyabavana mu cyiciro cy'abunyabyaha bakaba batagatifu. Cyangwa abakiranutsi. Nibyo. Cyangwa intungane. Ni bimwe byose. Imana ishimwe rero ko yadutejeje intambwe kugira ngo tuze dukore uwo murimo. Dukore uwo murimo kuko Imana yiyunze natwe, irangije umurimo wo kuyunga n'abandi. Uri butinde cyane rero kubwira abantu uko kuntu nyine ubwo numva ari bigendanye n'agakiza. Ni bigendanye n'agakiza. Uko urumva umuntu akwiriye agakiza. Turifashisha ijambo ry'Imana kuko nanone ijambo ry'Imana n'ukuri yararyandikishije. Hari amagambo ari hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo w'10. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, igice cyaho cya mbere umurongo w'10, murongo w'10 tugeze ku murongo wa 11. Hari amagambo avuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Turavuga ku kigendanye n'uburyo ki Imana yatanze agakiza, ariko nanone turagaruka ku bahanuzi babanje kugahanura. Ubu muri iki gihe dusoye mu gihe kirimo abantu biyita abahanuzi benshi. Ni benshi ntabwo wanababara. Ni benshi bahanura bigize ngo abahanuzi, ndetse mu by'ukuri ngo baranahanura ngo ibyo bintu ngo bigasohora. Ariko wavuze ko nawe ngo wajyaga nanjye nahoze muri bo. Hari ijambo rivuga ngo nanjye nahoze muri bo. Ariko mu by'ukuri abaduteze amatwi, abadukurikiranye ku biganiro byacu dusanzwe dutanga, bumve iki kintu kuko ikigendanye n'abiyita abahanuzi cyo cyoretse imbaga. Abantu ibyabo bibashizeho ngo barabishyira abahanuzi ngo babitubure. Abantu birirwa batanga amafaranga, bakirirwa batanga ibyabo ngo babwirwa amazu. Abahanuzi b'iki gihe bo barahanura iby'amazu, bagahanura iby'amamodoka, barahanura iby'amaviza, banahanura kujya mu ndege,
barahanura kujya i Burayi. Yego. Ariko kandi i Burayi naho hari abava i Burayi nabo baza muri Afurika babisikana. Ibyo bintu abahanuzi ndetse hari n'ukuntu abantu badukurikiye ujya wibeshya ngo nabukuri ngo kubera ko ngo bakubwiye ibintu ngo bigasohora. Ahubwo ni n'ikibazo kuba banabivuga bikanasohora, ubwabyo ibyo nabyo bigaragaza ko ari n'abanyabinyoma. Ko ubwo buhanuzi n'ibyo bahanura ntabwo ari byo abahanuzi bahanuye bukuri. Ntabwo ari byo abahanuzi bukuri bahanuye, kuko abahanuzi bukuri bahanuye iby'agakiza. Abahanuzi bukuri bahanuye iby'agakiza. Abandi bo bahanura iby'amazu, iby'amamodoka, bahanura ibibora. Bahanura ibigendanye n'uko ubyaye, bakaguhanurira iby'uko uzakorera ubukwe muri hoteli nziza, bakaguhanurira iby'uko wambaye. Ariko se ko baba bakubeshya koko iyo baguhanuriye ko wambaye imyenda myiza, wenda ukagura ipantaro $20,000 ngo nuko ngo babiguhanuriye uwakoze uruganda rw'imyenda we yahanuriwe nandi ko hari ufite ahubwo yakabaye ari we mana yawe nyine. Iyo baguhanuriye imodoka se Abashinwa bazikora, Abayapani, Abadage, niyo babwiye ibyo by'Imana bo ntibanabyumva ntibanabyemera, ariko wowe bakakubeshya ngo nabahanuzi. Muvandi, icyo kintu ntekereza ko ari ikibazo abantu bafite cyo kwitiranya Imana n'ibintu cyane. Noneho udusobanuriye cyane iby'agakiza nyine ngo abahanuzi ba kera bahanuye. Nibyo, kuko abantu bitiranya Imana n'imodoka, nibyo, bakitiranya Imana n'urubyaro, nibyo, ko kandi ibyo birashira kandi Imana yo nuhoraho. Niba baguhanuriye imodoka ejo igakora impanuka, ubwo Imana yawe yakabaye ipfuye. Nibyo. Niba baguhanura urubyaro wararubuze, wabyara nyuma y'umwaka umwana agapfa, ubwo yakabaye ari Imana ipfuye. Nibyo. Rero abantu bakwiriye kumenya ukuri, ntibitiranye Imana n'ibintu. Ntibitiranye Imana aho wadusomeye n'ibintu. Ngo abahanuzi ba kera bahanuye iby'agakiza. Ni nabyo tugira ngo abadukurikiye nyine bamenye abahanuzi bukuri icyo bahanuraga. Noneho umuntu najya navuga ko ari kuguhanurira, ubu nyine turiho turanahanura. Umenye abahanuzi bukuri, unamenye n'abahanuzi b'ibinyoma. Niyo baba biyambitse ikoti bagashyiraho n'imisaraba, ariko ubwo batavuga ibigendanye n'ibya Kristo. Ariko iriya misaraba yo buriya isobanuye iki mugisha? Imisaraba nyine isobanuye kuko bundi umusaraba wajyagaho ikivume. Nyine benshi bishyira ni wo Kristo yabambwe, abantu nabo bakayamba, ubwo buvuze ko uri ikivume. Donc Kristo niwe wabaye ikivume ku bwacu. Hanyuma wowe iyo wambaye umusaraba ubushatse kuvuga iki? Nyine ubushatse kuvuga byanumvikana cyane iyo wishyizeho umusaraba, kandi umusaraba ari wo wajyagaho ibivume, ubwo uba wumva nyine ubushatse kugaragaza ko birumvikana. Nabyumvaga ko impamvu Kristo yabambwe ku musaraba, umusaraba wajyagaho umuntu wabaye ikivumwe mu bantu. Niyo mpamvu Kristo nawe amaze kubarwaho ibyaha byacu yahindutse ikivume. Hanyuma abambwa ku musaraba nk'urupfu rw'agashinyaguro, nk'urupfu ruteye isoni. Hanyuma rero nta muntu ntekereza ko akwiriye kubona umusaraba cyangwa se kwishyiraho umusaraba, kuko si umucunguzi w'abantu, nta nubwo abasha gukiza abantu, ngo wambara ari umunyabyaha. Ni muri bwa buryo bwo kugira ngo bakomeze nyine babeshya abantu ko ari abahanuzi. N'ibyo bimenyetso byose bishyiraho ni ukugira ngo abantu babagane. Reka rero dusobanurire abantu. Hanyuma rero iyo tuvuga ngo abahanuzi bose bahanuye iby'agakiza, byari ngombwa ko tugomba kubanza tukabwira abahanuzi nyine abahanuzi birirwa birukankira. Nyamara abahanuzi nyine bukuri bahanuye iby'agakiza, banarondora iby'ubuntu babishimikiriye. Iby'agakiza rero bahanuraga Yesu, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko amategeko n'ibyahanuwe n'abahanuzi byose byahamyaga Kristo. Niwe byavugaga uhereye kuri Mose. Burya Mose yavugaga Yesu. Abahanuzi bose bukuri bavugaga Kristo uzaza akaza gukiza abantu, abakijije akaga, abakijije urupfu rw'iteka. Hanyuma ukakomeza ukareba ibyo abahanuzi bukuri bakomezaga guhanura. Ba Daniyeli bahanuye iby'agakiza. Iyo usomye nk'igice cya 9 ubona Daniyeli avuga ko noneho ibyumweru 70 bitegekeye umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe,
n'ibyaha bitangirwa impongano haze gukiranuka kw'iteka. Urumva bahanuraga Yesu. Hanyuma wasoma nka Yeremiya yabivuzeho mu bice 23 nko ku murongo wa 17, yavuze ko ngo mu gitsina cya Yesaya hazumburwa agashami, ngo azaca imanza zitabera, ngo izina rye azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwo ni Kristo wavugwaga. Urumva abahanuzi b'ukuri bahanuraga ibya Yesu uzaza ariko kudukiza. Wasoma ijambo ry'Imana, Petero yarabivuze ageze kwa Korneliyo mu bice byaho 10:43 ibyakozwe n'intumwa. Yaravuze ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga ko umwizera azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Urumva iby'abahanuzi bahamyaga Yesu uzaza akababarira abantu be ibyaha byabo. Ntabwo bahanuraga amazu, ntabwo bahanuraga kujya mu ndege, ntabwo bahanuraga ibitangaza, ntabwo bahanuraga ko wambaye imyenda myiza, ntabwo bahanuraga kuvuye mu cyaro ugiye gutura mu mujyi. Bose baramuhamije bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. None urumva ngo abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza. Ubundi ako gakiza kahanurwaga n'iki? Ni ako gakiza ubundi n'iki? Kuki kari gakenewe nyirizina? Hari harabaye ikihe kibazo kugira ngo abantu bakenere agakiza? Urumva umuntu yarakwiriye gukizwa, yararwaye ikibazo, yarafite ikibazo, akeneye uwamukiza, ari indembe. Nacyo gituma ubona abantu birirwa biruka ngo bagiye gushaka abahanuzi. Ni ukubera ko abantu ni indembe, ariko uburembe bafite bw'uburwayi babwitiranya n'ibibazo byo muri ubu buzima. Kandi ikibazo umuntu afite ni uko adafite Imana, kuko iyo umuntu yayitakaje. Ko umuntu afite Imana, yafite Imana aba afite amahoro, aba afite ijuru. Hanyuma rero umuntu yarakwiriye gukira kuko yararwaye. Indwara yararwaye ni iyi nyirizina, ni icyaha. Icyaha gikomoka kuri hehe? Inkomoko y'ubunyabyaha dukunda kubibwira abantu, baradukurikirana cyane. Tubwira abantu aho babereye abanyabyaha, muri Adamu, muri Edeni. Umuntu wa mbere waremwe yanduye, hanyuma ab'Imana yari yaremeye muri we bose baba baranduye. Uhereye ku babayeho abariho n'abazabaho. Yego. Urumva rero umuntu wese yaravukanye ubunyacyaha, kandi iyo ndwara nta handi yagombaga kumwerekeza, ni mu muriro utazima. Uko ubundi iyo tuvuga agakiza nuko nyine nta muntu wikiza. Umuntu yarakeneye gukizwa, ariko agakiza icyo atarashoboye kwikiza. Ese icyo umuntu atashobora kwikiza si icyaha? Kubera ko icyaha impamvu utakikiza nuko icyaha ari kavukire. Wari ukeneye kugikizwa nyirizina n'utarigeze kumenya icyo cyaha, habe no kugikora, niko ibyanditswe bihamye. Noneho abahanuzi rero baje bahanura ibya Yesu, bahanura iby'agakiza, bakarondora n'iby'ubuntu ngo babishimikiriye. Ngo kuko umwuka w'Uwiteka wa Kristo ngo ari muri bo ugahamya iby'imibabaro. Ubwo tunavuge babantu biyita abanyamwuka, mujya munababona batitira. Nanjye nari ndi mu batitira, ari nuko nanjye naratitiraga cyane. Bakabanza no gukanga abantu, bagakubita akaguru hasi, bakananyeganyeza intugu nk'uko nzinyeganyeze. Nanjye narazinyeganyezaga cyane. Ati wiwi ati zomeni, ati arayagayagaya mando, atarazeze waya. Abo ngabo mukabita abahanuzi. Ati nduwiteka, ati ndamanutse, ati ngukuye mu cyaro, ati nkuzanye mu mujyi. Abo rero twabitaga abanyamwuka. Umva, nyamara abanyamwuka bukuri bahamyaga iby'imibabaro ya Kristo, icyo agiye kubabarizwa. Kubera ko niwe wari uje nk'umukiza, uje gukiza abantu ibyaha, uje kubabarira abantu ibyaha. Aje nk'umukiza, ariko agomba kubakirisha kwitanga ubwe. Noneho babantu bavuga iby'amategeko, nanone hari ibyanditswe byera biravuga hano muri Matayo nko mu bice byaho 17, hari amagambo avuga uburyo ki Petero na Yohana ndetse na Yakobo bazamutse bagiye ku musozi ngo gusenga, ngo ubwiza ngo burabagiranira kuri uwo musozi, ngo Yesu ahinduka ukundi, ngo babona ngo Mose, babona na Eliya. Ngo Mose, ubundi iyo tuvuze ngo Mose na Eliya tuvuze iki? Yukomeje hepfo ngo Petero na Yohana ngo baratinye, bikubita no hasi, bagira ubwoba. Ariko Yesu arababwira ngo nimuhumure,
ngo kuko bari baje guhamya nyirizina ngo kuko hepfo aravuga ngo nguyu umwana wanjye mumwumvire. Yego. Kuko niwe amategeko yarasohoreye kuri Kristo. Abahanuzi ibyo bahanuraga ni Kristo. Kandi Kristo yaraje. Amategeko yaragombaga, Mose yagombaga kuza guhamya ati dore icyo amategeko yavugaga. Nguyu niwe twavugaga. Amategeko yavugaga Kristo nayo. Amategeko yavugaga Kristo. Abuhanuzi bwavugaga Kristo. Noneho rero cyari gihamya. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nguyu ni mumwumvire. Ni mumwumvire. Abantu babyumve kuko abantu bari kubeshwa cyane. Kumwumvira nako abantu bajya babyitiranya kugira ngo uze kuhagaruka aho bavuga ko kumvira Imana ari ugukora ibyo amategeko avuga. Yego. Bakavuga ko kumvira Imana ari ukwirinda ibyaha. Yego. Bakavuga ko kumvira Imana ari ugufasha abakene. Yego. Ari ugusenga cyane, ari ukwiyiriza ubusa. Ariko ntekereza ko ubwo yahamyaga ngo nguyu mu mwumvire haraho nibutse ijambo Mariya ubwo yataga ubukwe bw'Ikana yabwiye abahereza ngo ibyo ababwira mugire gute mubikore. Hari icyo rero Imana ijya gutuma nyine aba bahanuzi yashaka kugaragariza inyoko muntu cyangwa se abantu. Yego. Ibanza ariko gutuma intumwa cyangwa abahanuzi kugira ngo babanze babwire abantu. Nibyo. Iyo usomye muri Luka igice cyaho cya mbere naho hari amagambo reka nayo tuyasome. Yego. Avuga ngo Luka igice cya mbere umurongo wa 70 tugeze kuri 77 haravuga ngo nkuko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uherekera kose kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose kugirira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Nibyo. Indahiro yarahiye basogokuruza Abrahamu. Sogokuruza Abrahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ariko ngo nabahanuzi bayo bera. Nabahanuzi bayo bera. Imana yatumye kujya guhanurira abatuye isi. Nibyo. Ngo bavuge iby'agakiza kendaga kuzagira gute kuzaboneka. Kendaga kuzaboneka. Agakiza ariko turagaruka ku gakiza. Turagaruka ku gakiza. Nko muri ayo magambo somye hari naho ngo kudukiza abanzi bacu. Amaboko y'abanzi bacu. Hari n'igihe umuntu ajya yitiranya ko abanzi biwe ari ubukene cyangwa umuturanyi. Oya abanzi umuntu yari afite ni icyaha. Ni iki kintu kindi ushobora kugira umwanzi kirenze icyakujyana mu muriro utazima. Ukivuga muvandimwe ukivuga kuri abo bahanuzi hari igihe bavuga ngo igukijije abanzi bawe uzana ituro ubwo bakatutekereza uwo mwadikanyije uwo mufitanye ikibazo kariwe mwanzi wawe. Mbese kubwo kudasobanukirwa agakiza icyo ari cyo n'impamvu umuntu akeneye agakiza ashobora kwibwira ko hari ibindi bintu byakemura ikibazo afite. Yego. Kandi ikibazo afite nyirizina ni icyaha. Ni icyaha. Ikibazo umuntu afite ni icyaha. Byari isezerano rero ko hari igihe Imana izadukiza amaboko y'abatwanga. Nibyo. Ari icyo cyaha. Nibyo. Kugira ngo umuntu abashe gusenga Imana adatinya. Ari umwera. Akiranuka iminsi yose. Atanatinya. Ni gute umuntu yabasha kubaho adatinya akiranuka kandi iminsi yose? Nuko yaba yamaze gukizwa amaboko y'abanzi be. Nibyo. Kandi bose. Sibyo? Nibyo. Hagakomeza avuga rero ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi. Wumvise? Yego. Hagarutsemo uri noneho kuvugwa uzitwa umuhanuzi w'isumba byose. Uwo ni Yohana wateruwe na Zakariya. Yego. Kuko yari yarabanje kubishidikanyaho hanyuma agobwa ururimi. Nibyo. Akivuka rero yaramuteruye atangira guhanura uhereye ku murongo wa mbere n'ubuhanuzi burebure. Yego. Ariko nabwo bwarengereza ngo yujujwe umwuka wera. Yavugaga ni Yohana wari uteruwe ariko bwarengerezaga kuri Kristo. Nibyo. Ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ni wumva agakiza. Agakiza ni ukubabarirwa.
ibyaha byawe. Ni ukuvuga ngo gukizwa ni ukumenya cyangwa ni ukwizera ko wababariwe ibyaha. Ubwo bikaba bivuze ngo ntabwo gukizwa ari ingeso nziza umuntu ajya akizwa. Njya numva abantu bavuga ngo bakijijwe nk'ingeso mbi bakoraga, nkumva ngo kubera ko umuntu ngo yabatijwe mu mazi menshi ngo arakijijwe, ngo kubera ko ngo yasengeraga ngo mu idini ngo iringo runaka ngo akimurwa ngo ajya muri indi ngo arakijijwe. Ni ikinyoma, iyo ni zeru. Ni ukuvuga ngo umuntu yarakeneye agakiza, gukurwa amaboko y'abanzi be. Kandi ubwo umaze gukizwa, kuko gukizwa ni ukumenya ko wababariwe ibyaha, ubwo umenye ko wababariwe ibyaha, ubwo bunakijijwe abanzi. Ukajya wasenga udatinya, wakijijwe amaboko y'abakwanga bose, icyo gihe nutinya. Noneho rero ubwo urumva, ndetse no kuri iki yavuze ngo umwuka wa Kristo wari muri we ngo yavuze iby'imibabaro. Urumva agakiza nako habonetse imibabaro, kandi uko kubabara kwabonekeye mu rupfu. Ijambo ry'Imana Yesu yarabivuze mu bice byaho 26 ku murongo wa 28 muri Matayo, ngo igihe yaherezaga abigishwa ifunguro cyangwa igaburo ryera cyangwa ukarisitiya, ukurikije uko abantu benshi bakunda kubivuga. Hanyuma ngo yafashe ngo umutsima, umugati, ngo arawumanyagura, arawushimira, arangije arawumanyagura, arababwira ngo ni mwende muryeho, uyu ni umubiri wanjye ugiye gutanyagurwa ku bwa benshi. Ngo yenda n'igikombe nacyo aragishimira, ngo arakibaha, arababwira ngo ni mwende munywere kuri iki mwese, ngo kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Urumva noneho Kristo abahanuzi bahanuye kuva kera, uwo abahanuzi bahanuye kuva kera noneho yabonetse noneho gutanga agakiza, aje kudukiza, ariko aradukirisha iki? Adukijije urupfu rw'iteka, kandi ntushobora gukira urupfu rw'iteka utarizeye imbabazi wagiriwe. Noneho nawe waravuze ngo icyo umubiri wanjye ugiye gutanyaguririrwa ngiki ni ibyaha, amaraso yanjye agiye kumenekera iki? Agiye kumenekera kugira ngo abantu bababarirwe iki? Ibyaha. Ubwo kubabarirwa ibyaha bikaba ari byo gakiza. Niko gakiza. Agakiza si amazu, agakiza si amafaranga, agakiza si ukuyoboka idini. Ibyo byose ntabwo ari agakiza. Niyo mpamvu wabiyobotse, ariko ukaba wumva utarigeze ukizwa. Nibyo. Ukaba ukomeza kuvuga ko uri umunyabyaha. Nibyo. Ndagira ngo rero wowe udukurikiye muri uyu mwanya ukurikirana ituze icyaguhesha agakiza noneho mugisha, abantu bamenye uburyo umuntu akizwa, uburyo umuntu ababarirwa ibyaha bye, iby'abahanuzi bahamije, Mose akabihamya, bikandikwa mu mategeko. Filipo yaravuze ngo namwiboneye noneho. Ni gute umuntu ashobora kubona uwo muntu wavuzwe uhereye mu mategeko akavugwa n'abahanuzi, noneho ukajya wamubona ukabushyikiriye agakiza, kandi wabariwe ibyaha byawe, ukareka kwitiranya agakiza n'iby'isi, ukareka kwitiranya agakiza n'abantu, ukagakiza si abantu. Nibyo. Ukareka kwitiranya agakiza n'idini, ukareka kwitiranya agakiza n'imico, ukareka kwitiranya agakiza n'imyifatire, n'ingeso nziza. Ibyo ntabwo ari agakiza. Byo si agakiza. Uramutse ufite ingeso nziza bikugirira umumaro, ntabwo tubihakana. Yego. Wanabiriraho muri iyi sida, bakwita ingeso nziza, bakwita murokore. Yego. Ariko si agakiza nyirizina ni iki? Ubwo binavuze ko ibyo wazabirimbukana, ukabijyana mu muriro utazima, ko si agakiza. Ikitari agakiza cyose umuntu ashobora kukirimbukana. Uyu munsi rero turakubwira agakiza kagukiza ibyaha, ukaba umutagatifu, yego mugisha, ukaba uwera, umuziranenge mu maso y'Imana, ukaba mu isi ufite ijuru. Nibyo. Ukaba uzi ko wababariye ibyaha byawe byose, ukaba uzi ko nta rubanza rw'ibyaha ugifite. Ubwo nibwo ubushyikiriye agakiza. Ubwo ubukijijwe, nibwo ubonye Yesu, ukaba ubonye Yesu. Ubwo ukariryamana, ukaribyukana, ukarihingana, ukaritahukana cyane, ukagera ujyana ku isoko, ukarijyana ukaritahukana mu rugo, muvande, ukanakira ubwoba bw'urupfu, ukaba utagitinya gupfa, kuko uzi aho ruzakugeza.
ibi bintu dukomeza kugenda tunabivuga. Iyo umuntu avuga ko gukizwa ari idini, mbona benshi duhura muri serivisi y'akazi mu buzima busanzwe dukora, ukumva baravuze ngo amaraso ya Kristo Yesu ngo aduherekeze nk'ikimenyetso kigaragaza ko kuki utinya gupfa. Ari n'abavuga ngo yeze ibiryo, ngo yeze n'ibiryo, yaba agiye kurya ngo amaraso ya Yesu abyeze. Ariko muvandi ninyereka biba binababaje kubona umuntu nyine abaho muri ubwo buzima atazi umumaro w'amaraso ya Yesu, nibyo ayitiranya nuko yamwezaho yakweza ibiryo, ngo yamurinda ngo ajye mu rugendo. Amaraso ya Yesu nibyo bita gukereza amaraso ya ntama w'Imana, kuko amaraso ya Yesu yayamennye ngo ngiye kuyamena ku bwanyu no ku bwa benshi, kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Nibyo, ntabwo Yesu yamennye amaraso kugira ngo yeze imyumbati, kugira ngo yeze ibishimbo. Yayamennye kugira ngo wowe ubabarirwe ibyaha byawe utari kubasha kwikiza. Kuko kubabarirwa kw'ibyaha kwabonekeye mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo. Nitujya tubivuga abantu bajye banabisoma kuko yarabyandikishije Imana. Iyo usomye nk'igice cya mbere cy'Abaheburayo, igice igice cya 10 cy'Abaheburayo, umurongo w'10, hari amagambo avuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko mubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Kw'ibyaha kwabonekeye mu maraso ya Kristo Yesu yamenekeye ku musaraba Igorogota. Ugushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe. Nuko ngo mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe byose, n'iby'igihe cyashize, n'iby'ubu ngubu ukora, n'igihe kizaza. Ubyizeye ububaye intungane, ubyizeye gutyo ububaye intungane. Muririmbyi w'120 yarabiririmbye, aravuga ngo Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranuka. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira. Ubwadapfa singipfuye, nge na Yesu turumwe. Urumva ko mu maraso ya Kristo Yesu, iyo wizeye Kristo, kuko kwizera Yesu se mu magambo ni ukumwizeraho igikorwa yakoze. Umucamanza akakubonaho amaraso, nibwo urubanza rukubaho. Kuko umucamanza nuko yahannye umunyabyaha kandi amuhaniye muri Kristo Yesu. Uko umucamanza, Imana nk'umucamanza ntiyagombaga kubabarira umunyabyaha urupfu rutabayeho, ko yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha hari habonetse. Rero ujya mu kimbo cyacu ari we Kristo, agahinduka icyaha ku bwacu, kugira ngo muri Kristo natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bantu bavuga ko mwiyeza, bantu mujya muvuga ko musaba Imana imbabazi, tubigarukaho kenshi ngo baca bugufi. Cyo ni ikinyoma gikomeye cyoretse isi, cyoretse imbaga, ku buryo umuntu atinyuka ngo reka tubanze ngo twiyeze, ngo reka ngo tubanze ngo twiyunge. Iyo ni antikristo. Ubwo ni ugupfobya amaraso ya Kristo. Ni ukuvuga ngo ntacyo Yesu yigeze akora. Mwanditsi mu byanditswe haravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko yaba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Kristo iyo wiyeza wowe, iyo uvuga ko ugiye kwitunganya, usanga umunyabyaha mugenzi wawe ngo nakubabarira ibyaha, ngo nakweze, uvuga ko Yesu yapfiriye ubusa. Ariko namwe mu by'ukuri ibi bintu ni mu byumva. Kristo imyaka ishize ibihumbi apfiriye ibyaha by'abari mu isi, amenya amaraso y'igiciro cyinshi atarondoreka, igiciro cyinshi, agapfa urupfu rubi ku bwawe. Urwo yagombaga gupfa ari wowe wari ukwiriye kurupfa, niwe wari ikivume, Yesu agahinduka ikivume ku bwawe. Amaraso ya Kristo yamenekeye kugira ngo urubanza rw'ibyaha rugukurweho. Hari umuririmbyi yavuze ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Umva ko mu maraso ya Kristo wababariwe ibyaha. Ngibyo by'abahanuzi bahanuraga rero, bahanuraga iby'agakiza kendaga kuzaza. Ako gakiza rero karabonetse. Binyibukije muvandimwe uburyo abantu bajya bavuga ngo bababariwe ibyaha, bagasubiramo
ati Yesu yapfiriye ibyaha byanjye. Ibyo ni ibintu abantu benshi bavuga, ni ibintu abantu benshi bazi, ariko akongera ati ndacyari umunyabyaha. Burya abavuze ko Yesu yapfiriye ubusa nicyo abavuze. Yego, nicyo abavuze rwose. Abavuze ati Yesu ntacyo yapfiriye. Yego, nibyo koko yaraje avuga ko aje kuncungura, ariko ntabyo yakoze. Ntabyo yakoze pe. Muvandi, njya numva impamvu Imana ahantu ifiteho gushyira umunyabyaha kuko ari mu muriro. Ni mu muriro. Kuko uzanga kwizera aya makuru tuvuga, nibyo, uzanga kwizera ubutumwa bwiza tubwiriza bw'ubuntu bwo gutsindishizwa no kwizera, nta kindi kizabasha kumukuraho ibyaha. Ntacyo. Nicyo cyitwa gukeresa amaraso ya ntama w'Imana. Ya ntama w'Imana. Kuko imigirire ya muntu ntiyabasha kumukuraho ibyaha. Ntabwo ibikorwa byawe byabasha gukuraho ibyaha. Kwizera byonyine kwabariye ibyaha niko gakiza. Niko gakiza. Uzaburira aho ngaho rero nta kindi, nta handi yakirira. Nta handi yakirira. Imana ishimwe rero muvandimwe. Imana ihimbazwe. Numvaga kubw'iki kiganiro Imana yari duhaye gutangariza n'ubundi amahanga, yego, cyangwa se ishyanga ryose icyabakiza, icyahanurwaga icyo ari cyo, icyabahanuzi bavuze uherekera kose ko ari agakiza ko kwabarirwa ibyaha byabo. Nibyo. Nagira ngo rero nawe ngushimire. Yego. Nkuko twatangiye nawe umpikaze. Yego. Nanjye ndagushimiye. Urakoze cyane. Iyi nkuru nziza tubwiye abari badukurikiye cyangwa se abazadukurikira. Yego. Y'icyo abahanuzi bahanuraga. Yego. Cy'icya gakiza ari cyo. Kandi tunabasabira umugisha yuko nyine iyi nkuru nibageraho Imana izabazibura amatwi n'umutima babashe kumva. Nibyo. Urakoze cyane. Yego. Imana ishimwe. Kandi abantu mu by'ukuri bave mu buyobe. Yego. Bave mu nabyita ngo nko mu karindagiza. Yego. Bave muri uko gushukwa, bamenye icyo Yesu yakoze, bizere bakira agakiza. Ni nabwo noneho uzava mu rujijo rw'abirirwa bakubeshya, bakurya ibyawe, babirira ubusa. Abantu benshi amafaranga bayabamazeho ku mpamvu z'uko babuze Imana, ariko izere ko wababariwe ibyaha byawe, ukizwe, noneho ibintu bizajya byajya ku murongo. Uzabonye amahoro, noneho utekane, ujye usinzira wizigure, kubera ko ufite ubugingo buhoraho ukesha mu kuba wizeye Kristo Yesu, wizeye ibyo yakoze, ko mu maraso yiwe wababariwe ibyaha byawe. Imana ibahe umugisha. Shalom.